Hello guys, bakunzi ba Futures Net 7 twongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana. Kuri uyu mugoroba rero turi kumwe niba navuga icyamamare n'icyamamare mu bitaramo bigiye bitandukanye mu gukunda abakobwa benshi. Reka tutangire tumuha ikaze, turakwakiriye. Watangire wibwira abakunzi ba Futures Net 7. Murakoze Richard, nitwa Christian Wizera, abagura no Gakinjiro, aho muri ibintu byo gucuruza ndacuruza kenkayeri, kenkayeri mu bikoresho bitandukanye. Ya Christian, tubwiye ko uri umucuruzi ucuruza ibijyanye na kenkayeri, ngira ngo muri kenkayeri harimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Umucuruzi ibijyanye n'iki? Ibijyanye n'ubwirinzi bw'abakozi bari mu mirimo, kandi n'ibijyanye n'ubwirinzi bw'amazu, bwo gucunga umutekano w'amazu, hakaba n'ibikoresho bisanzwe abantu bakoresha bisanzwe. Sinzi niba mwaduha detaye cyangwa se mukatubwira amazina yabyo kugira ngo n'abadukurikiye bazamenye ibyo Christian acuruza. Icuruza harimo imirindankuba, ariyo irinda za Saja Aresta, hakazamo za helmets abantu bambara bikwa barimo bubaka, za overalls ariyo masarubeti, hakazamo za American Safets ba engineer bakunda kwambara, hari amakamera, hari amasensa ukoresha mu kuba amatara yakiyatsa cyangwa mu bindi bigiye bitandukanye. Hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ya murakoze Christian, tugusanze aha ngaha utubwiye ibyo usanzwe ukora ku buzima bwawe bwa buri munsi. Christian, niba atari ibanga, mufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 24. Cyari batoya? Ndacyari muto byo. Cyari mutoya rwose. Ukaba uri umusore witeje imbere mu buryo bufatika. Kiracyari ko biraza. Kiracyari n'urugendo rurerure. Urugendo rw'ubuzima n'urugendo ni nka escalier. Ni etape par etape ushatse gusobanura. Urakoze cyane Christian. Christian, mutuye hehe? Ubu ntuye Kicukiro. Kicukiro Kagarama. Ubu ntuye kano kanya mu Kigali. Kono mbona ari kure se kuva Kicukiro kugera murenge wa Gisozi mu Gakinjiro Copacomo, kono ngo ntibibagora mu gutega gukoresha amatike? Biragoranye ariko cyangwa mufite imodoka yawe? Ntabwo twabasha kugira ubushobozi bwo kwigurira imodoka, ariko biri mu nzira. Ariko tubasha kwafodinga transport isanzwe nk'abandi banyarwanda bose basanzwe. Urakoze cyane Christian. Uracyari umusore, uri umupapa, sobanura abadukurikiye. Ndacyari ingaragu rwose. Ndacyari ingaragu igaragiwe. Itigaragu. Itigaragu. Okay, urakoze cyane Christian. Urakoze cyane kutubwira ko ukiri umusore. Sinzi niba natwajya ku kiganiro kijyanye n'ubuzima bw'urukundo muri iyi minsi. Ubuzima bw'urukundo muri iyi minsi ubibonye ute? Ko tuzi ko abahungu cyangwa se abakobwa badashobora gukunda umuntu umwe. Nta muntu ushobora gukunda umukobwa umwe cyangwa se umukobwa akunda umusore umwe. Biterwa n'iki? Nibyo koko muri iyi minsi urukundo rwarahindutse, ko abantu basigaye bakora wa mugani wo kubagarira amasaka yose batazi ngo irizarumba cyangwa irizera ari irihe. Ariko mbona atari umuco mwiza muri kino gihe. Ahubwo urukundo rwarakonje muri iyi minsi, ko rusigaye rusa nkaho rugendera ku mafaranga n'ubutunzi. Urukundo rwakabaye urukundo umuntu akunda undi. Ushatse gusobanura ko umusore akunda umukobwa amukurikiye amafaranga cyangwa se umukobwa agakunda umusore amukurikiye amafaranga? Actually muri iyi minsi abakobwa nibo babikora cyane, ariko n'abasore hari abasore bamwe na bamwe, ko ntabwo bateruye abakobwa gusa, hari n'abasore bamwe na bamwe babikora bakurikira amafaranga abakobwa, ariko biba gake cyane byo. Wowe kugeza ubu ngubu ufite abakobwa bangahe, cyangwa se ufite inshuti yawe yagukunze igukurikiyeho umukobwa amafaranga? Shari ko nari nabimenya sinabihamya ngo yankurikiyeho amafaranga cyangwa yankurikiyeho ibindi, ariko
Ntamya ko ashobora kuba ari amafaranga yakurikiye cyangwa ubuzima bwiza kuko ntabwo wasanga umuntu ufite ubuzima bubi kuko nawe aba areba kure. aha birumvikana muri iyi minsi ni ukureba kure, niba wareba ku mafaranga, niba wareba ku rukundo. Ni ukuvuga ntabwo abantu bakireba urukundo rwo mu mutima, ahubwo basigaye bareba ikiri mu ikofi cyangwa kiri kuri banki muri make cyangwa se ikiri mu gasakame. Aha numva byaba bigoye kuko nta hantu byatugeza. Christian, kugeza uyu munsi wowe ku myaka yawe 24 ushagawe n'abakobwa bangahe cyangwa se ukunze abakobwa bangahe? Reka dukoresha inshinga yitwa gukunda atari inshinga yo gushagaruka. Maze gukunda n'abakobwa batanu kandi n'uyu munsi muracyari kumwe? Ntabwo uyu munsi turi kumwe, hasigaye 3. Numva bitoroshye ra, ubwo uzabigotoramo gute? Kuko nari nafata umwanzuro ngo ndebemo umwe. Uracyari kubagarira yose muri make? Ndacyarimo ndabagarira yose, ndebe izarugwa cyangwa ibizera. Ntacyo, courage. Uzahitemo neza, wenda ntuzahitemo wa wundi ufite agasakame kabyibushye cyangwa se ufite akantu kuri banki. Shari nabyo murabireba ku rundi ruhande rumwe. Nabyo bireba kuko life idafite amafaranga nayo ni ikindi kibazo. Ni ukuvuga ko ubu ngubu udashobora nawe gukunda umuntu udafite amafaranga? Ni nka gutyo. Ko numva bizagorana. Ntabwo bizagorana kuko niyo life turimo. Ugomba kuba uyafite nawe uyafite. Okay. Yewe, numva bikaze. Ntabwo ari ugukara niwo murongo w'iyi minsi. None se Christian, mwaba mufite idini musengeramo cyangwa se itorero cyangwa se ko musinzi ko wabyita? Nteranira mu Adventiste umunsi wa 7. Ngiye guteranira. Niho uteranira. Ukaba uri umugenzi ujya mu ijuru. Umugenzi ujya mu ijuru. Okay, ni byiza nabyo. Ni iki wagira inama se abasore bo muri iyi minsi, cyangwa se niyo inama watanga abasore bo muri iyi minsi? Niyo inama watanga ku basore bo muri iyi minsi bakunda abakobwa benshi cyangwa se mbega baba bafite umurongo w'abakobwa batendeka? Reka tubyite gute ko ari ugutendeka? Wagiye ni ukutababeshya babwire ko ari bo bonyine bakunda, babwira ko hari n'abandi, ariko bakavuga ko mu gihe cyiza bazahitamo bagahitamo umwe nyawe bazabana. Bagahitamo umwe nyawe bazabana. Ni ukuvuga kugira ngo umuntu atendeke cyangwa se akire abakobwa benshi cyangwa se abasore benshi bakundana, nuko aba azi ko uriya akundana na runaka cyangwa se akundana na kanaka. Nicyo bashatse gusobanura. Niyo realite yo muri iyi minsi hano ubuzima bw'abasore bwo muri iyi minsi, kuvuga ngo n'umuntu ugukunda ari umwe nawe ukamukunda ari umwe biba ari ikibazo. Biba bigoye. Umukunda ari umwe ugasanga afite undi akunda nawe. Niyo mpamvu kubera ya realite y'amafaranga nakubwiye, ugasanga wenda niyo yakurikiye gusa nta kindi kiri inyuma y'ibyo rukundo. Rero niyo mpamvu ugomba kugira abo bandi babiri bagateganyo wo kugira ngo ubone naramuka guhemukiye abana ukomeze ugoragoze urebemo undi wafata n'undi. Okay, birumvikana noneho impamvu uri kumwe n'abo batatu. Iyi mpamvu urumva ko yumvikana. Ni uvuga buriya harimo ubukigenzura rebe neza. Ndimo ndagenzura ndeba imyitwarire ndeba. Kandi nawe wasanga uri mu bagenzura. Mbega muri nanjye wabona ndi mu bagenzura kuko nabyo birashoboka. Wabona ndakeka ari mu muco ngo nabavuga ngo kurambagiza. Ni ukurambagiza. Dukurikije imico ya kera cyangwa se uko twakuze tubyumva, dore ko ukiri na mutoya, ubundi kera umuntu yarambagirizwaga n'umwe akabwira umuntu ati nabonye umukobwa runaka afite imico myiza gutya na gutya. None abo muri iyi minsi bo ni ukwirambagiriza, barangiza bakagerekaho batatu, aho kugira ngo akunde umuntu umwe agakunda abarenze batatu nk'abo ufite. Niyo mpamvu ushobora kuvuga ngo ibihe byarahindutse, ukuvuga ngo uzabona umuntu w'umuranga ujya kukurangira agakurambagiriza, biragoye pe. Ibyo bintu byose ugomba kubyikorera kuko urumva kera yabaga ari umuranga kurangira umukobwa umwe, numva bari nk'aho uzakunda ubuzima bwawe bwose.
we yabaga anamuzi. Hari kino gihe abantu bakubitana mutazanye mugahora nko mu ishuri cyangwa ahandi mu buzima busanzwe, bigasaba ko mufata igihe wiga kuri uwo muntu kugira ngo mubashe kuba mwamenyana, mubashe kuba wamenya imyitwarire, mubona imyitwarire yiwe n'iyawe ariko mukomezanye. Birumvikana, birumvikana cyane rwose. Wenda biterwa n'amahitamo y'uburyo byagenwe, kuko wenda ibihe bya kera ntabwo twabihuza n'iby'ubu, kuko iby'ubu byo birakaze. Niba uwa kera we baramujyanaga atazi n'umusore uwo agiye gushyingirwa cyangwa umukobwa agiye gushyingirwa, mwebweho ni ukurambagiza bakaba batatu mukicagurira. Muri make ukicagurira, ukahitamo neza, ukabona uwo muhuje imyitwarire, mu cyongereza kuko ufite kriteriya zuzuye izo ushaka. Ariko Christian, tugarutse nanone ku miterere yo muri iyi minsi cyangwa se igihe turimo, tukagisanisha n'abantu bakorera Imana cyangwa se basenga Imana, ntabwo ibyo byakabaye ari active cyangwa se byakabaye umuco wabo, kuko niba Imana cyangwa ijambo ry'Imana rishobora kutubwira ngo dukunde umwe, sinzi ntabwo nzaho nabisoma, ariko nkamwe musenga, ni gute mushobora kumbwira ko mushobora gukunda umukobwa urenze umwe cyangwa se umukobwa akunda abasore barenze umwe? Sinzi niba nabwira ngo dukunde umwe, niba ariko rivuga ngo dukunde umwe, ahubwo nabwo ngo dushake umwe, ushake umwe mu bandi. Ntabwo uri kubuza kuba igihe utari washaka wakunda n'umuntu urenze umwe. Aho byo birumvikana. Aho niho hantu ijambo ry'Imana, iyo nza kuba narashatse nkaba nyibikora, ibyo biba ari ikibazo. Ariko igihe utari washaka gukundana n'abantu barenze umwe, icyo gihe utari nushakisha muzabana. Christian, aho mpagize impungenge cyane. Maze iminsi numva hari abajya kwa Rubangura cyangwa se mu mataji runaka bakiyahura. Biba byatewe n'iki? Biba byatewe no kubeshyana, nakabeshya undi ukamukunda, akanamubeshya ko ari we yahisemo. Noneho umwe nakubwiraga, nyuma yo kuvuga ko ari we yahisemo ari umwe rukumbi, wa mukobwa akaza gusanga atari we bahisemo. Niho hantu bigenda gufunga umuntu yagiye kwa Rubangura bamwiyahuye. None se Christian, reka mugaruke. Watubwiye ko ufite abakobwa batatu ukundana cyane. Subwo muri umwe muri abo batatu, buri wese azi ko mukunda, buri wese azi ko mukundana, wowe haramutse hagaragaye n'ikibazo byibura umukobwa umwe muri abo ngabo batatu ukundana nawe akaba agukunda, noneho akaba ari utazahitamo, urumva bitazaba ari ikibazo gikomeye? Ariko namubwije ukuri imbere ko atari we wenyine nkunda. No, come on, tubwize ukuri, tubwire nyine twumve dusobanukiwe neza. Urumva we bitamutera ikibazo se tukamusanga kwa Makuza cyangwa itaje runaka? Impamvu zituma nakubwira ko ari we wenyine, ko ndabanza nkamubwira ngo situation z'iyi minsi zimeze, aho katari umukobwa yari duhuye, atari nawe wa mbere tuvuganye, nkumva ko atari nawe wenyine inshuti yanjye mfite n'izindi nshuti zabo. Aho ni birumvikana babanje kubimuteguzaho muri make, nawe ubwo birumvikana yaba ari hakuno. Agomba gukora ikintu kiri exception n'abandi, cy'umwihariko, kinyara ko umuntu atandukanye n'abo bandi. Birumvikana. Christian, dusoza ikiganiro, nihe nama wagira urubyiruko rwo muri iyi minsi, nihe nama watanga kugira ngo urubyiruko rwo muri iyi minsi tubigendereho, banze gukura amaboko mu mufuka nabushoboye? Niyo nama wayitanga kugira ngo urumva we wateye intambwe uza mu Gakinjiro ka Gisozi, ukora imirimo itandukanye, uracuruza, gira inama urubyiruko rwo muri iyi minsi. Urubyiruko narugira inama imwe yo kudategereza ngo abantu bazaba akazi, bakagerageza bagashakisha. Hano hanze hari ibintu byinshi, leta yazanye gahunda nyinshi zo kwiga imirimo ngiro, za workshops nyinshi leta yagiye zishyiraho zo kugira ngo abantu bige bihangira akazi, ko nabyo bitanga umutuzo. Nkeka ko nanjye mba ntuje, ukaba
ugatekinga risk ugatangira ibintu byawe. Indi nama nabagira ni yo gusenga. Gusenga Imana ikagufashamo. Ko hejuru ya byose ari Uwiteka. Dushoboza muri byose dukora. Atuma imbere mu habi mu bucuruzi habe n'ibindi abantu bose bagenda bakora. Hari abantu nk'urubyiruko yacuruza, yakubaka, yasudira, yakora n'ibindi by'ubushabitsi byinshi bitandukanye. Hari ibintu byinshi bisaba bihari mu Rwanda muri menshi afunguye leta yagiye idufasha. Funguye amahirwe menshi, ikatujijura. Ibintu byinshi rero bidufashije pe. Urakoze cyane Christian kuri izo nama uhaye urubyiruko, kandi nzi neza ko nibazigenderaho ku bari gukurikirana FuturesNet 7 bazabigeraho nta kabuza. Ikindi wabwira abakunzi ba FuturesNet 7, gira icyo babwira. Guys, make subscribe on FuturesNet 7 kandi muke no kanda kukazogera and like it. Thank you so much. Thank you Christian. May God bless you. Yes sir. Thank you. Thank you.